ese ni gute nabona coin nyinshi kugira ngo mbone coin nyinshi ngewe barimo barampa byibuze coin 30 ku isaha uyu munsi niho nagiyeho ndabibona bivuga ngo rero niba ndimo kugira coin 30 ku isaha ndafata za coin ariko ibi ntago bizahoraho ibi ntago bizahoraho navuga ngo n'ubwasisi burimo gutangwa kuko harimo kugira ngo aya na makuru mazima twamenye tudashaka kwihererana ntago dushaka kwihererana kuko ntago wamenya ikintu ubona ntawe kiri buze guhungabanyiriza ubukungu ari ibihungabanya ubukungu bw'abantu ibyo ntago twatuma abantu babijyamo ariko ahantu bakubwira ngo mininga uko ugenda mininga coin zawe zigenda zizamuka icyo usabwa inshuti mwese abadukurikira kuri izi channel zombi basaba umugisha nk'ibisanzwe ndikuzo Emmy ndi kumwe na Bishop asoza dukurikiye turabashuje abadukurikiye abakunzi ba En Africa TV ndetse n'abakunzi ba Ihumure TV ari naho tunavuga ngo Emmy wakoze kuza ku office yes aba ku office ndetse no kuba wagaragaye noneho kuri En Africa TV ni byiza rero kandi turagushimira tugere gukora ikiganiro nekereza ko hari abantu batarakora subscribe ariko iyo tubibasaba ni impamvu zo kugira ngo tubasangize ibyiza hanyuma rero inkunga ikomeye no gusangiza abandi ibi biganiro ariko iyo kanze kuri like ubugize neza hanyuma rero Bishop dukomeje gukora ibiganiro bigaka kuri faranga koranabuhanga ariko uyu munsi ndashaka ko twibanda kuri tawo yonyine kugira ngo abadukurikiye bagire amakuru bamenya kubijyanye n'ibibazo babajije tawo rero nibyo ni faranga koranabuhanga rihari dushaka kugira ngo tubwire abadukurikiye mu by'ukuri kuri tawo ni faranga koranabuhanga rijyanye n'imikoreshereze ya AI cyangwa se artificial intelligence iri faranga rero ntago dushaka kuza kwinjira mu bintu byinshi ahubwo turashaka kugayidinga abagiye badukurikira uburyo bashobora kuribona ese bigenda bite kugira ngo baribone icyambere ku muntu ufite telefone nk'iyi ngiyi ujya muri Play Store yawe ukadawunirodingamo app yitwa Tawo Network iyo app iyo umaze kuyibona ubwo reka mbwira abatarabona iryo faranga iyo umaze kuyibona uba wahageze ariko ibyo ntibihagije ugomba kuba ufite ibintu bibiri ugomba kuba ufite telefone ufite na email warangiza bagusaba gushyiramo username ushyiramo username yawe ni akantu ushobora kwita ushobora gufata izina ryawe cyangwa se ukaba wafata izina ry'umwana wawe akaba ari cyo wita username aha iyo uhageze bagusaba referral code iyo udafite referral code biba ari ibibazo bivuga rero ngo ugomba kuba ufite byibuze undi muntu wagutanze kujya muri Tawo Network yego akaba nk'umubyeyi wawe akaba nk'umubyeyi wawe urone ushobora guha code winjiriraho yego ni uguha code winjiriraho nongere sobanurira abakunzi ba En Africa TV ndetse n'Ihumure ko kujya muri Tawo nta kiguzi kindi bisaba ni ubuntu uzaguca amafaranga ngo kwinjize uwo ngo azaba ari umuskamu izi coin ubu ni ubuntu ziramayiningwa ku buntu tunabwira abakristo ko aya ni amahirwe abantu baba bagize ni amahirwe abantu bagomba kubyaza umusaruro kuko ikintu kitari bugusaba amafaranga kitari bugusabe n'ibindi byose icyo nta mpamvu noneho ni ubutunzi koranabuhanga aho rero iyo umaze gukora ibyo ngibyo uba winjiye iyo ubonye uguha iyo code sava noneho no kubamaze kwinjiramo abo nibo nshaka kugira ngo ngereho bagiye bambaza batese ni gute nabona coin nyinshi kugira ngo ubone coin nyinshi uyu munsi iyo winjiye as a single person uba wemerewe kubona coin 6 ku isaha ubwo rero ukubye n'amasaha y'umunsi urumva coin waba ufite mwese umayininga buri saha oya umayininga rimwe ku munsi nuvuga ngo ukoraho rimwe ku munsi ahubwo nawe njya mbona ubyibagirwa ugira amasaha 28 nashira ukoreho amasaha 28 yashize ukoraho iyo ukozeho urongera ugategeza andi masaha 28 ariko zo ziba zibara buri saha coin 6 ziba zijyaho buri saha aha rero iyo ushaka kugira ngo uzirenze ya code nari ndimo mvuga iyo umaze kwinjiramo ku bantu bamaze kubona balance ufata muri Play Store nakujya muri dashboard yawe iyo umaze kujya muri dashboard yawe hari ahabanza handitse home iyo ugiye handitse home ubona balance ubwo ntago ndi bubereke balance yanjye ntacyo bitubwire turakwikiza izo process noneho iyo ukurikiye hirya hari ahanditse reward rero
ni baba bakwereka coin ushobora kubona buri saha. Buri saha ese urabona coin zingahe. Noneho bakakwereka naho ushobora kuboostinga. Iyo ugiye hirya ni ukuvuga ngo nyuma ya home hari ahanditse my referral. Iyo ugeze kuri my referral rero hano dore ni ahangaha reka bazuminge iyo ntishobora gukunda wenda kubera ntacyo bitewe n'urumuri ariko ukurikiza hirya ahanditse my referral. Iyo ugeze kuri my referral ubona abantu bagukurikira cyangwa se abantu bakwinjiriyeho. Ari rero naho barakubwira iyo umuntu arimo kumayininga urabibona ko aba ari active. Iyo atamayininga bahita bakubwira ngo notify, bakubwiye ngo mumenyeshe. Iyo ukanze kuri notify uwo muntu umumenyesheje umubwira ngo nyamuna ibuka kumayininga, ahita abona notification. Yego, ahita abona notification. Iyo notification imara isaha. Nyuma y'isaha iyo ishize ataramayininga barongera bakubwira ngo notify. Ubwo ni ukuvuga ngo abafite abatagiye kumayininga nuko nguko bigenda. Ujya mu rero ukareba abakwinjiriyeho bose uko ari benshi se bikuzamurira token. Bizamura token. Ni ukuvuga ngo buri muntu uba wemerewe kumubonaho tawu ebyiri. Ni tawu ebyiri umuntu wawe wahaye ya kode yawe uwo wabyaye mbese. Ni ukuvuga ngo iyo amayininga wowe kuba timu ya tawo imuguhaho bonasi ya tawu ebyiri. Uko rero ugenda ugira benshi niko tawu zigenda ziyongera. Nk'ubu nkanjye nahoze ndeba abarimo kumayininga ndimo ndabona tawu 30 ku isaha. Yego niho bigeze. Ufite abantu bangahe muri reference? My referral mfite abantu 51 nibo ntabwo nabareferinze. Sinzi aho bagenda bakura kode zanjye ko ndagabona bayinjiye ariko ndabona bitewe na nuko abakunda ibiganiro byacu bajyaho cyangwa se ndabakazisaba ko tuba twarazihaye. Ndabona amaze kugira abantu 51. Baro 51 ariko siko bose barimo kumayininga. Harimo abamayininga n'abatamayininga. Ariko byibuze uyu munsi wa none ngewe barimo barampa byibuze coin 30 ku isaha. Uyu munsi niho nagiyeho ndabibona. Bivuga ngo rero niba ndimo kugira coin 30 ku isaha ndafata za coin 6 nkuremo 30. None ubwo ndimo ndabona rewards zizo ndimo kubona. Yego, ubwo izo ni rewards ni bonus ariko ibi ntago bizahoraho. Ibi ntago bizahoraho. Navuga ngo n'ubwasisi burimo gutangwa kuko harimo kugira ngo iyi coin nyine igira abantu benshi bayikoresha. Barahari bayikoresha ariko byibuze abo wabashe kuyimenya ayimenyeshe n'abandi. So rero ahangaho iyo tuhavuye tujya noneho ahakurikiyeho hariho akantu k'umwashi. Hariho referral program, hariho mining dashboard, hariho reward system. Ibyo ni biri muri ntuza muri dashboard. Kubera ko iyi coin baracyubakamo n'ibindi. Niyo ecosystem yayo nimara kuzura harimo ibizahinduka n'izi reward zizagabanuka. Hirya rero iyo ugeze hirya hariya ku ruhande hari ahantu handitse profile. Ahanditse profile iyo uhakanze uhabona code. Iyo code rero niyo ushobora guhereza abantu bawe nawe cyangwa se abagukurikiye cyangwa se n'ubwiye ukavuga uti ariko namenye iyi coin nyamuna wayimayininga. Bahita rero baguhereza referral code. Iyo referral code rero niyo ushobora kwandukura ukawayihereza abagukurikiye noneho nabo bikabasha kuzamura ubwasisi bwawe. Bivuga rero ngo iki ni ikiganiro twagira ngo dusobanurire abadukurikiye bifuza kumayininga tawu. Tawu rero ni coin ihari irimo gukora kandi nziza kandi itagusaba ikindi kiguzi. Hakaba tawu network rero tawu network n'urwo rugendo cyangwa se ni urwo ruhurirane rw'abo bantu. Hari rero n'abakunzi bacu bagiye batubwira ngo nimuduhe urubuga rwa WhatsApp byibuze tuzajya tubarizaho ibibazo. Twarabisabye urubuga rwamaze kujyaho wamaze kutangira kumayininga. Hari abo dufite babijyamo bakahita bagushyiraho ku buryo ibibazo wabaza wabibona. Nkaba rero ngira ngo tubwire abakurikira izi channel bombi. Aya ni amakuru mazima twamenye tudashaka kwihererana. Ntabwo dushaka kwihererana kuko ntabwo wamenya ikintu ubona ntawe kiri buze guhungabanyiriza ubukungu ari ibihungabanya ubukungu bw'abantu. Ibyo ntabwo twatuma abantu babijyamo. Ariko ahantu bakubwira ngo mayininga uko ugenda umayininga coin zawe zigenda zizamuka. Icyo usabwa ni internet. Reka mbabwire none se uko abantu birirwa kuri WhatsApp
na TikTok kandi ntacyo zibinjiriza. Rero niba turimo tubona ikintu ushobora gukora kikakwinjiriza akaba ari virtual asset, ni ukuvuga ngo nta mpamvu yo kugira ngo tube twabyihererana. Iyo njya kubyihererana nari kwimayiningira njyenyine, ariko njyewe umutima ntawo mfite. Ni nko kuvuga ngo abamayininga n'izindi coin. Ubwo rero kuri Tawo abagiye batubaza ni byiza. Noneho tujya rero ndagaruka cyane ku bakristo. Abakristo nyamuna, abakristo bagenzi banjye, hari ibintu abantu bavuga ngo ni inzira yo kwa shitani. Ibyo abatekereza gutyo ntabwo ari byo. Niyo bavuga ngo ni inzira yo kwa shitani cyangwa se ngo izi ni coin zo kwa shitani, iyo ntabwo ari yo myumvire tugira ngo abantu bagire. Dukeneye ko abantu bagira imyumvire mizima, dukeneye ko abantu bagira imyumvire ifungutse, bakamenya isaho irimo kugana, bakajyana n'igihe, bagasobanukirwa, kugira ngo ejo hatazagira usigara akavuga ngo ntabwo twabimubwiye. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Mwakoze cyane, turabashimiye, dushimira abamayininze, dushimira abarimo kumayininga, tunashimira wowe ukurikirana zino channel. Imana idusagize. Reka ngushimire Bishop, ariko manze nkubwire message imwe. Umuhate ntago ari ubusa. Yego. Kubera impamvu abantu bazi ngo Imana idusaba ngo gukora umurimo w'Imana. Ariko ugasigara wibaza uwo murimo w'Imana muvuga Imana itubwira gukora n'ubuhe. Uri kubibaza, icyo ni ikintu cya kabiri. Abantu bazi ngo usibye kuba babona Bishop imbere yanjye yambaye no gukora pastoral, ko ari gufata Bibiliya akabwiriza. Ariko subwiriza abantu bashonje, utabereka ko bakwiye kurya kugira ngo babwire iryo jambo babashe kuryumva. Niyo mpamvu rero mvuze nti uwo muhate, iryo shyaka ntago ari iry'ubusa, kandi Imana izari guhera umugisha. Ndagushimiye nanjye. Imana iguhe umugisha.